Ndabasuhuje aho murereye hose mu bice by'isi bigiye bitandukanye kuri mwe mudema gukurikira GB Empire isoko y'amakuru yubaka society. Uyu munsi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Vestine na Dorcas bakomeje kugenda bagaruka mu bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bike bikorera muri Canada mu mujyi wa Edmonton. Byumvikanye ko byakomeje kugenda byandika inkuru kuri abana b'abakobwa baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bakomeje kugenda bavugwaho amakuru atari meza, gusa kuri aka kanya nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, itsinda rya MI Empire rimaze gusura by'umwihariko itangazo rifata by'umwihariko mu mugongo abakomeje kugenda bakunda impano ndetse n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Aba bana b'abakobwa bakomeje kugenda bageza ku bakunzi babo, bakomeje kugira bamenyaho kuri Vestine na Dorcas. Uko bikomeje kugenda bigaragazwa, uwitwa Vestine ndetse na Dorcas Irene Murindahabi bongeye kugaragara ku kibuga cy'indege Kanombe batwaye ibikapu. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa kandi bakumiriye ndetse kandi birinda itangazamakuru bitewe n'uko benshi cyane mu banyamakuru bakomeje kugenda batangazaho inkuru zitari nziza, inkuru zakomeje kugenda by'umwihariko zibabaza uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine ukomeje kugenda ugaruka mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda, kandi bigatuma uyu mwana w'umukobwa Vestine akomeza kugenda ajya mu gahinda gakomeye cyane. Gusa nk'uko benshi bakomeje kugenda bagaragaza, inkuru zakomeje kugenda zishimisha benshi, bakomeje kugenda bakunda aba bana b'abakobwa aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Vestine ndetse na Dorcas bongeye kugaragara mu mujyi wa Kigali ku kibuga cy'indege Kanombe, gusa bakirwe yombi umuryango wabo wari waje kubategera by'umwihariko mama wabo wari ubakumbuye cyane. Wakomeza kugenda ubona bavugaho inkuru zitandukanye kuri aka kanya, kandi abafana babo bongeye kuba bagaragaza ibyishimo nyuma yuko byakomeje kugenda bigaragazwa ko uwitwa Vestine yakomeje kugenda agaragaza agahinda gateye ubwoba cyane nyuma yo gutangazwaho inkuru zakomeje kugira by'umwihariko zibabaza abakunzi ba Vestine ndetse na Dorcas. Ndagira ngo kugeza kuri aka kanya amakuru yakomeje kugera by'umwihariko atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, birandika inkuru zikomeza kugenda zigaruka ku buzima bw'uruko bw'umukobwa Ishimwe Vestine ndetse na Edelisa Udarago bashakanye ariko bakaza kuba batandukana amezi 3 atarashira bubatse urugo. Ibi kandi byose bikavuga nkaho ari ibihuha bikomeje kugenda by'umwihariko bikomeza kugenda bisebya bigamije gusenya ndetse no kurwanya aba bana babiri baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Vestine na Dorcas. Ariko bakomeje kugenda bagaragariza by'umwihariko abantu benshi cyane bakomeje kubandikaho inkuru nyandakazi zakomeje kugenda by'umwihariko zisebya ubuzima bwabo. Bongeye kwibutsa ko ari Imana yabahamagaye muri uyu murimo wo kugira ngo babwirize by'umwihariko bavuga ivuga butumwa ryera mu ndirimbo zabo bakomeza kugenda baririmba zo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa kugeza kuri aka kanya umubyeyi wa Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas yongeye kuba yagaragaza amavamutima yakomeje kugenda by'umwihariko aturuka ku mubyeyi agaragaze ko yarakumbuye abana be babiri, yari amaze igihe kinini atababona nyuma yo kumva inkuru zakomeje kugenda by'umwihariko zigaragara kuri social media zakomeza kugenda zigaragaza ko uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine yabagiye kwiyahura bitewe n'amagambo amakuru akomeza kugenda mutangazwa atari meza, akomeza kugenda agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda. Gusa ibi kandi byongeye kuba byavuga ko ari amagambo akomeza kugenda by'umwihariko atangazwa na bamwe mu baturarwanda ndetse kandi mu itangazamakuru bitandukanye yo mu Rwanda ryakomeje kugenda rigaruka kuri uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine wakomeje kugenda ugaragaza ko atigeze yishimira ibyakomeje kugenda bivugwaho. Icyakora cyo benshi mu baturarwanda bakomeje kugenda batangaza inkuru zitandukanye zihabanye n'ibyo uwitwa Ishimwe Vestine yakomeje kugenda atangaza. Kugeza aka kanya byakomeje kugenda bigaragazwa ko benshi mu baturarwanda bifashe ko uwitwa Ishimwe Vestine yaba yaribye amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, akaziba umugabo we Edelisa Udarago aciye kuri konte ze za banke. Bikumvikana nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, izi nkuru zose zari zigamije gusenya ndetse no guharabika by'umwihariko izina rya Ishimwe Vestine yubatse rimugoye cyane. Gusa benshi mu bakomeje kugenda bakunda uyu mwana w'umukobwa Vestine bakomeje kugera by'umwihariko bakubitira kure ibinyoma byakomeza kugenda mutangazwaho byo kuvuga ko yibye amafaranga umugabo we Edelisa Udarago amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Bikumvikana ko ibi byose byari bihuha byari bigamije gusenya ndetse no kwarabika izina rya Vestine. Kugeza aka mwanya Vestine yongeye kuba yatangaza amakuru yakomeje kugira by'umwihariko ashimisha abakunzi be, agaragaza ko abakomeje kugenda bose bamutangaza inkuru z'ibihuha abo ngaba abasabira umugisha ku Mana bitewe n'uko mu by'ukuri ibi Imana yateye ntawe abasha kuba warikura. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, abana babiri koko barakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko nuza kureba benshi mu bakunzi babo baje kugaragara ku kibuga cy'indege Kanombe bagiye gutegera abana babo. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko kuri aka kanya benshi bakomeje kugenda bagaragaza urukundo rw'akataraboneka kuri abana baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Vestine ndetse na Dorcas bakomeje kugenda baririmba indirimbo zakomeje kugenda zikora ku mitima ya benshi. Aka kanya nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa bakimara gukora ibitaramo bitandukanye mu mujyi wa Vancouver Edmonton, byakomeje kugenda bigaragazwa ko aho hose ari hamwe mu bakomeje kugira by'umwihariko bakunda cyane
bakomeje kugenda basusurutswa n'aba bana babiri baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu mijyi itandukanye ya Canada, Vancouver, Edmonton n'ahandi hatandukanye. Bakomeje kugenda baririmba icyakora cyo bahamije neza ndetse kandi banizeza abakunzi babo ko bagiye kuba basora indirimbo ebyiri nyuma y'uko rero mu by'ukuri havuzwe amagambo ateye ubwoba yakomeza kugenda by'umwihariko aharabika ndetse kandi akanasenya urwo rwa Ishimwe Vestine. Kugeza kuri aka mwanya benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu y'umwana n'umukobwa Vestine ari bakomeje kugenda ugira ibibazo byo kwikumirwa mu itangazamakuru. Benshi mu batangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza kugenda mutangaza inkuru zitamuvuga neza, inkuru zo kumuharabika zigaragaza ko uyu mwana n'umukobwa yaba adashobotse cyangwa se yaba ari igiharamagara. Ndagira ngo mu by'ukuri benshi mu nyandiko zakomeje kugenda zigaruka by'umwihariko zigaragaza ko uyu mwana n'umukobwa Ishimwe Vestine yakomeje kugenda agaragazwa ko yirukanye umukozi wo mu rugo kugira ngo mu by'ukuri akumire gusambana n'umugabo we, ariko none ibi byose tukavuga ko ari byari bigamije kuba basebya uyu mwana n'umukobwa. Ni nyuma y'uko rero kandi bakomeje kugenda bagaragaza ko uwitwa Ishimwe Vestine ajya kugenda yasize mu rugo iwe ahashyize kamera zizajya zicunga umugabo we Edirisa Udarago kumuca inyuma. Ibi kandi byose bikavuga ko uwitwa Vestine yasize yirukanye umukozi we wari usanzwe umukorera mu rugo kugira ngo by'umwihariko arinde umugabo we, bitewe n'uko abagabo ndagira ngo murabazi bagirira ari cyane. Kugeza kuri aka mwanya nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, uyu mwana n'umukobwa yakiriwe neza cyane n'umugabo we Edirisa Udarago. Yamutegereye avuga ko amukumbuye cyane bitewe n'uko yari amaze iminsi atamubona, ndetse kandi aje no kuba hagaragara by'umwihariko impinduka nyuma yo kwitwa Vestine agiye kuririmba mu gihugu cya Canada. Hakomeje kugenda havugwa ko uwitwa Ishimwe Vestine ashyize kamera mu nzu zizajya zicunga umugabo we kugira ngo atazamuca inyuma. Ibi kandi byose bikagaragazwa uwitwa Vestine nkaho atizera umugabo we. Benshi bakomeje kujya bifata nabi, uretse ko ibi ngibi nanone gusiga kamera kwa Vestine mu nzu kugira ngo umugabo we azakomeje kugenda acungwa n'izi kamera. Ibi ngibi byo bishobora kuba ari byo bitewe n'uko byinshi byakomeje kugenda bigaragazwa, amakuru n'ibimenyetso byakusanyijwe biragaragazwa ko uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine yasize kamera mu nzu mu rugo rwe kugira ngo by'umwihariko acunge umugabo we Edirisa Udarago. Ibi kandi byose byakomeje kugenda bigaragazwa na bamwe bakomeje kugenda bibona, haba abakunzi be n'abatari abakunzi be bakomeje kugenda bibaza ese koko Edirisa Udarago uyu mugabo kandi yari umwe mu bagabo bakomeza kugenda baba abagabo b'icyitegererezo, bakomeje kugenda by'umwihariko bagaragaza ubwitonzi budasanzwe. Ndagira ngo mukimara kubona uwitwa Vestine akimara gukora ubukwe, uyu mugabo we yakomeje kugenda agaragara acecetse cyane, atuje mu by'ukuri atavuga amagambo menshi. Benshi bakavuga ko uyu mugabo koko uretse kuba ari umukire yaba ari n'imfura. Ndagira ngo benshi bakomeje kugenda bavugira uyu mugabo Edirisa Udarago uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, wakomeje kugenda ugaragaza ubwitonzi budasanzwe nyuma yo gukorana ubukwe n'umunyarwandakazi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine. Gusa kuri aka mwanya amakuru avugwa nuko uwitwa Vestine na Dorcas ndetse na Irene bagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda.